Uko ubundi nza mugasobanuye nari umuseriveri naserivaga hara kuri serike akazi k'umuseriveri buriya no kugakora uri umuhungu ari ukuntu biba arimo ibibazo nk'umugabo akaza ati yakareke nta runtu rw'ubwanwa ruza runseriva muhamagara abana ugasanga noneho nta n'agaciro kabera abakobwa kandi bagirira akamaro bakabaha n'amafaranga wowe rero uri ikimasa babona uri no kuba bangamira ubwanwa ku bwanwa. Zino filime za drama nibyo navugaga hari umuntu wamamagaye arambwira ati Savingi mama ni umukecuru imyaka igera muri 70 yarabyangaga twirirwa mu bifilime akabidukubitira ngiye natunguwe no kujya kumbwira ngo kuki utagura abonema ngo yaranarwaye aravuga bakabaza se mukecuru kutoroherwa muganga niwe wabimubagiye ati rega sinkirebera imuri noneho umuhungu we bikamucanga aza kumamagaye ngo ati iyo filime ni bwoko ki umwe na Savingi umufanzi wa filime mukunda cyane akaba nawe tumuhaye ikaze kuri chaîne y'abanyarwanda. akoze cyane Yeze bite Savingi? beshi ndaho cyasaza imigeri nyine Kuki sitarangira? imigeri ihagaze umupfuye umwuka ubushize ugomba kuyisaza mpaka ku munota wanyu Kugeza birangiye. Tuye nawe ugiye kujya ucisha filime zawe kuri Ganza TV nakazi kameze gute nakazi gashyashya? Uya byaratangiye ndi gukora seri ya kabiri nari naratangiye seri ya mbere ifite episode 15 nziza ya Nigeria for is a crowd irarangira ubu ndi gukora indi seri nayo nziza muri Cameroon naje gusanga muri Afrika ari amafilime meza ahubwo kuri yaho ko tutabizi Korea tuite umugongo Korea irayoboye kuko buriya mu bintu bijyanye na seri za drama yego Korea iri ku rundi rwego ngira ngo ahubwo ni nayo ya mbere za Philippines no Bushinwa yabiciye ese babigenze bate kugira ngo tubone tanye dufite move y'abahinde bave tujye kuri China bave tujye kuri Japan tujye kuri Hollywood tujye kuri Korea bigenda biti iyo evolution isobanura gute ngubu rero aho internet izi kera nk'abayanga bagitangira gukora wasangaga hari amafilime babona ariko yazaga ari nk'amakasete cyangwa akaza ari ama DVD afunze icyo gihe ntabwo twagiraga access kuri filime zo muri Aziya cyane keretse nk'aba Jackie ba Jet Li babaga bazwi cyane nabwo wasangaga nyinshi tureba zarakorewe Hollywood ba Jackie Chan noneho aho internet iziye ongewe nshobora gufata research yanjye ngavuga ngo reka njye kureba ibintu byo muri Turkiya abo mbonye filime nziza nuko burankeka ko ndi no mu bantu bakoze Nyaturukiya bwa mbere hari seri yitwaga Kosem y'amateka yabo y'ubwami yayiguyeho kuri internet ukayidownloading urumva rero internet ubu yatumye nshobora no kwicara ngavuga ariko nk'igihugu nka Malaysia wenda filime tuyigo ukabona ni nziza none nuko tusibona nyine noneho tukanagendera ku byo abantu bakunda nk'ubu ku filime ziri drama nizo zicuruza ni nayo bahagezweho izo filime mu Rwanda filime yo yari nziza abantu barayireba izaba Nyaturukiya izo Nyakoreya ariko drama kuko zirebwa cyane cyane n'abagore n'abakobwa aho niho naje gusanga abagabo buriya ntago ari abakiriya beza ntago bagira n'umwanya niko nabyita baba biruka abari ku gacupa yavuga ati ngenda reba filime imwe irangira kubita igenda ariko abagore bafata umwanya akareba seri ejo akareba niyo mpamvu filime ziri drama nizo filime zikundwa cyane no kuri Star Times nizo turi gukora hanini ariko uku gusobanura filime abantu ntago bazi ko arabizi ibintu nakazi yewe akazi kanutse imyaka irenga 5 none uri kuvuga ngo nakazi tuntu mukora ku ruhande natwo wadukora mu Rwanda urabizi mu Rwanda umuntu wese ntago aba ari save usanga umuntu avuga ngo ngiyewe ngo nubwo ngo ndi umushoferi uragenda ugasanga umuntu n'umushoferi ariko akavuga ati wakwizigama ngashyira akantu hariya wenda ku ruhande umuntu akajya ncururiza capati mu Rwanda ni ugushyushya umutwe nyine natwe nibyo nakora ku ruhande nibyo nakoze ngiye mbarakona nabikuye mu gasobanuro byose mbere yuko ubundi nza mu gasobanuro nari umuseriveri naserivaga hara kuri serike ariko icyo gihe hari imbere hatameze kuri ya 2015 navuye se bura na 16 hari kugira ngo ureka akazi ko gusereva uze muri filime byatewe idea yavuye tujye mu ntangiriro
narabikundaga rega filime narazikundaga icyo gihe kandi Rocky urumva twarabanaga kandi yaratangiye kuzikora studio yabaga ihari noneho ndavuga nti nanjye ariko nangaga uzi ikintu nangiraga ubuseriveri njye ntabwo nkunda akazi buriya urabona akazi ko ku kwezi ko wakuvunika kose baba bari buguhemba umushahara umwe ntabwo rero njye nigeze nkunda akazi umuntu atavuga ati niyongeyemo imbaraga ibintu byakongera amafaranga naravugaga nize ndaseriva nkavunika buriya abaseriveri nzi imvune zabo njye nta hose ngenda bubaha kuko mba mbona ari abantu tuzi imvune twakoze akazi kamwe ariko ugasanga uravunika utaha amajoro kuri serikire icyo gihe ntabwo ari nk'uko hari hameze kuko njye nubwo nari umuseriveri bamembaga 270 bamaganarama nkivuza biriya bindi byabaga ari ibintu bisa nk'ibiri ku murongo ariko ugasanga imbaraga zose washyira mu zahora uhembwa yayandi ariko nk'ubu ushobora kuvuga ninkora cyane nkagura ibikoresho ibi n'ibi niko ngenda nzamuka rero akazi ko ku kwezi bigatuma umuntu atera imbere umwanzuro urawureka wo guserivanira ko kugira inama suko ya nanabikoze mbifatanya mbere ko urumva nakoraga nk'amashift ya nimugoroba nkahava nkoza agafilime kamwe nkatangira agasera ariko gacumbagira kubera umwanya muto byaramvunaga kuko rega filime umuntu usobanura filime buriya ariga ubu ngubu ntabwo wasobanura filime imyaka 2 ubu umaze kumenya ibintu byinshi amateka imico bitakurimo ntiwabishobora urumva narakoze bigeze abo bantu baranyegera mbwira ati se wakoze filime nyinshi tukaguha amafaranga rwari nka ryari 2016 gurutse bakari nibwo wabonye ko byabakaze barambwira ati wakoze tukaguha amafaranga noneho ndavuga reka nsezere hariya nze nshyiremo imbaraga zose harayampaga mu cyumweru gasambonye 40 kuvugana ariko nimara kumenyekana n'ibindi ubwo hagije kuzana amakampani aradusinyisha akakurokirita mbona nibyo sawa nyine washize hasi foka n'ikiko ryari ntabwo mbyibuka neza icyo nibuka cyo kuri serikire navuye nsabye konji iminsi 18 ari imitwe barayiduhaga abagamere kuruka iminsi 18 mu kwezi mu mwaka sorry niyo wabaga wemerewe ariko nge ntabwo najyaga nyiruhuka umwaka wa mbere nakoze sinayiruhutse wa kabiri barambwira turayiguhembera cyangwa ndavuga ni oya ngiye ubwo muyimenye iruhuke ndagenda ndakora yashize maze kubona yuko ntazasubiranye akazi k'useriveri buriya no kugakora uri umuhungu ari ukuntu biba arimo ibibazo nk'umugabo akaza ati yakareke nta runtu rw'ubwanwa ruza runseriva muhamagara abana ugasanga noneho we nta n'agaciro kabera abakobwa kanabagirira akamaro bakabaha n'amafaranga wowe rero uri ikimasa babona uri no kuba bangamira ubwanwa ku bwanwa nagiye gasaba kwihangana umukiriya aba ari umwami kandi urumva nimba ufite nk'amatabura 3 ariho nk'abantu 15 ubwo urumva umugaragu umwe mu bami 15 ntabwo biba byoroshye nk'uko mwe mu byumva niba ujya unajya ahantu bari abantu bahura urumva umuntu wese ni umwami uriya arampamagara ngo ino nkwishyure cyane yigendera uriya nawe ati nutanzanira ibyanjye kunagutumye kare ugasanga bisaba kumenya kubimanaginga no kubavugisha neza iyo urakaye ntibyavamo ntabwo biva filime zo mu Rwanda kuki zo mudashobora kuba mwazisobanura nubwo zaze mu Kinyarwanda cyane ntabwo ndazikora njye nzikora unakoreye umuntu bita Soroba imwe mu ishyamba ariko filime yo mu Rwanda yabisaba yuko njye nyita nko kuyogeza kuko urumva ntabwo umuntu yabavuga ikinyarwanda nawe ngo none ubwo wabyita gusobanura ariko hari igihe bakora filime itavuga irimo ibikorwa byinshi noneho ukaza kubikoordinatinga byose ukabihuza bikabiha umurongo niko nawe ariko ntabwo wafata none se wasobanura nka filime ya Nyatsi umwe aravuga ndamusubiza ntabwo byavamo uyu ni umwuga ahandi usanga naho bavuga ko utembere cyane hano imagine utembera n'amatunzi ariko se ubona hazaza hawo arahaye mbere nanjye najyaga mbyibaza ariko ubundi kuhabona nimba StarTimes ishobora kuzikadusinyisha kandi ikatuzanira amafilime menshi bishyuye bafitiye copyright
tukaba dufite ama website none ubu turi gucururiza online kuko niho hagezwe. yego Ikindi agasobanuye karenze kuba ari ukugira ngo abantu bashobore kumva filime basobanukirwe, kuko naje gusanga nk'abantu najyaga noherereza amafilime website zitaraza baba za Canada suko batazi icyongereza, bamwe baba bacyumva bashaka story zanjye bana na story gusa, n'umuntu nyine uba wibera hanze akagera igihe akavuga ati ariko mba nkumbuye kumva iby'iwacu, amaterima agezweho n'ayahe. Ugasanga rero agasobanuye karenze kuba ari ugusobanurira abantu, kuko abanyarwanda benshi barize ubu ngubu bumva icyongereza na biriya byandika hasi babyisomera bamwe, wenda kubifakasingaho nabyo biramuvuna gusoma. Njyewe mba nafashe umwanya ijambo ntumvise nkagenda nkarisoma. Urumva rero we ibyo bintu byo kuvuga ngo azajya kwiga ngo yiviriye ku kazi ananiwe, aba akeneye umuntu umusobanurira bikihuta. Ni nayo mpamvu rero iyo ubabeshye bahita babibona, kuko baba babibonamo nyine ariko badashaka kubitaho umwanya munini kuko siko kazi kabo, ariko iyo ubabeshye bahita babibona. hari filime wakoze ugwa amafaranga menshi bavuga ati nibura birakunze noneho? Filime imwe, hari filime nigeze gukora yitwaga Imuri, yacaga iki gihe kuri televiziyo, ntabwo igikora Prime TV, ari umugabo w'umunyakenya. Iriya filime rero buriya bampaga n'amafaranga make kuri iriya televiziyo, ariko iriya filime yarakunzwe, njye nyigiriraho umugisha, nabonye amafaranga menshi. Hari zino filime za drama nibyo navugaga, hari umuntu wamamagaye arambwira ati Savimbi mama ni umukecuru imyaka igera muri 70, yarabyangaga tukirirwa mu bifilime akabidukubitira. Njye natunguwe no kujya kumbwira ngo kuki utagura abonema, ngo yaranarwaye. Aravuga bakabaza se mukecuru kutoroherwa, muganga niwe wabimubagiye ati rega sinkirebera Imuri. Noneho umuhungu we bikamucanga, aza kumumamagara ngo ati iyo filime ni bwoko cyangwa ni filime nziza, urumva ni za drama zo mu miryango, nyirabukwe w'umuntu. Urumva mu Rwanda babyumva vuba nabo abari same story mu miryango. Uwo muntu kabisa hari nk'abantu nka bane n'uwo arimo bandemeye cyane, bitanatandukanye n'akazi. Iri muri filime nagiriyeho nk'umugisha, niko navuga. Wowe ukunda filime zimeze gute apati y'akazi yo gusobanura? Ngiye nkunda story. Ubundi filime ivuga iki? Filime si ngombwa ngo barwanye cy'abantu arwanya, ariko byagenze gute? Ngiye nkunda filime ahanini ifite ikintu ivuga ku buryo umuntu ayirangiza avuga ati ewana no filime yari inkuru iryoshye, yari inyigisho. N'abantu babikurikirana bakunda kubinshinja ntabwo ukunda ibintu byo kurwana cyane, ariko nabyo ndabikunda. Ngiye ama science fiction, mbese filime isaba ko umuntu ayireba agatekereza, apana kuvuga ngo abantu barahuye bararwanye bararasanye, ariko ugasanga mu by'ukuri story iri behind ntayo. Ngiye nkunda inkuru, filime ivuga iki ewana nkayizirikaho ku buryo n'umuntu uyireba yumva. Uko byagenda kose Korea y'Epfo hari icyo yakoze kugira ngo tube iri kutuyoboza filime zayo z'amadrama. Iyo winjiyemo hirya ku ma story n'iterambere ryabona ari ikibashyiramo imbaraga kugira ngo tuzigarurire. Barashora, Korea irashora ku rwego buriya nuko akenshi twe twirebera zino drama, ariko nka filime zabo zirangira zimwe nyine ubusanga nk'ubu uragenda ugasanga bazanye n'abadirector bo muri Amerika hanini. Noneho Korea nibyo na kare nari nabivuze tukirimo hariya, ibindi bihugu byo bifata sinema igihugu muri rusange nk'uko buriya leta imbaraga ishyira muri football no mu mikino, ikubaka ibibuga hirya no hino. Ni ukuri no mu Rwanda babishyizemo bakigisha abantu, bagafungura amasare abantu bakayisangamo. Ni sinema yacu yo mu Rwanda yagera ku rwego rwiza, ariko mbona barayitereranye kabisa, barayibakiwe. Kandi yanatanga amafaranga, ni uruganda runini kurusha uko babikeka. Korona hemba kurusha izindi ngana no Rwanahemba, buriya uzi ko rwahemba no kurusha umuziki. Yego. Ariko wenda igihugu kiba gifite byinshi, ubwo nabyo baba bitekerezaho. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuzagira ikindi cya kabiri. Turagushimira cyane ku mwanya duhaye. Murakoze cyane, nanjye mba nishimye kuza kuri kamera zanyu na mikoro nkavuga abantu bakandeba. Asante sana, wakoze cyane. Turashimiye kuba mwaka ikiganiro cyacu, interviews, ubusesenguzi n'ibindi na kagaruka. God bless. I don't ever slow up.